abakunzi ba Dogs 14 TV turabashimiye mu by'ukuri kuko ibitekerezo byanyu inkunga zanyu zo zituma dukomeza gukora kugeza kuri uyu munota. Nkuko mwatangiye mubona mu kiganiro cyacu harimo abantu bavuza ingoma bariya babita abakaraza. Bantagara abantu babaho mu binyejana byashize ahubwo nabo muri iki kinyejana cya 21 ndetse by'umwihariko muri uyu mwaka ubwo Dogs 14 TV yatemberaga ku munsi mukuru wa Pasika. Kandi kamwe mu dushya twabashije kubona ubwo twajyaga kuri paruwasi imwe muri paruwasi zo mu mujyi wa Kigali tugasanga rwose abasore n'abagabo bahagurukiye kuvuza ingoma. Byaradushimije cyane bituma dufata umwanya turuhagarara kugira ngo turebe ibyo bintu bakora tumenye uko nimba nabizi cyangwa nabisobanukiwe. Aho ko namwe mwabibonye mwonye ko abizi kandi abivuza neza. Ahubwo byatumye twibaza ese nkamwe hari muri kure ikiganiro adukurikiye ari umuntu mukuru shoko rigeze kubaho umukaraza cyangwa se hari aboze babaye abakaraza. Ubundi kuki abakaraza batakigaragara cyane mu gihugu cyangwa se ni ikibazo cy'imyuga imwe n'imwe igenda icika mu gihugu? Ese nuko ntacyo yatumarira cyangwa? Bakunzi bacu rero mudufashe n'ubukuri muduhe ibitekerezo kuko dukurikije ko twabibonye yani ibintu byakabari byiza cyane kandi n'ukuri twakifuje ko bitasibangara mu mateka y'abanyarwanda. Mbere ko dukomeza kuvuga byinshi katweke tujye dusubizemo kandi agace gato cyane murebe bare abasore ukuntu bakubita ingoma cyangwa se bavuza ingoma bya nyabyo. Kandi igitangaje batubwiye ko atari abantu babigize umwuga bivuga ngo ni abantu bategurwa mu gihe gito kugira ngo bakore izo gahunda zateganyijwe. Reka twakanye mwanze murebe ukuntu bazivuza.